Hallelujah. Good evening, everyone. Mwiriho mwese. Good evening, church. Mwiriwe torero. I see that you are happy Ndabona mwishimye. because of the music. Ni umuziki wazanye ibyo byishimo. Is it only music or even the word of God? Umuziki cyangwa ni ijambo ry'Imana mufitiye amatsiko. We are so grateful tonight. Turanezerewe uyu mugoroba. God has given us the blessing to have special services. Imana yaduha umugisha wo kugira iteraniro ridasanzwe. And I see that all departments, whenever they prepare this, it is very, very nice. Njya mbibona buri department cyangwa buri cyiciro cyose cyo cyategura iteraniro biba bidasanzwe. So we have hope that God will keep working through our lives. Dufite ibyiringiro ko Imana izagumya gukorera mu buzima bwacu. I'll first read one verse in Matthew chapter 7. Ndasoma umurongo umwe uboneka muri Matayo ibice 7. Matthew chapter 7 verse 8. Matayo ibice 7 umurongo wa 8. It is written, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Handitswe ngo kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. I want to talk about this verse shortly. Ndashaka gukomoza kuri uyu murongo aho gato. When I heard the theme of this women service, ubwo numvaga insanganyamatsiko y'iri teraniro ryateguwe n'abadamu, I didn't want to talk about it sinahisemo kuba ari iyo nsanganyamatsiko nzagarukaho, because I thought it's a bit complicated. kuko nayitekereje nk'iyangora. But I said, let me just talk about one small part of it. Ubwo nahisemo gukomoza ku gice gitoya cyayo. But I could see that you have many preachers and teachers ariko nabibonye mwagize abigisha benshi n'abarimu benshi who tackled this topic. Fasha umwanya uhagije bakomoza ku ngingo mwihaye bihagije. Your theme is in Matthew chapter 6. Iyi ngingo mwari mwarahisemo yari muri Matayo ibice 6. So I preferred to read Matthew chapter 7. Nahisemo kwimuka nsoma muri Matayo ibice 7. But actually Matthew chapter 5, 6, 7 all are one sermon. Ubundi rero Matayo ibice 5, 6 ndetse 7 byari icyigisho cy'umunsi umwe. Did you know this? Mwari mufite ayo makuru? Did you know that? Mwarabimenye? Yeah, one day Jesus preached a very long sermon. Umunsi umwe Yesu yabwirije icyigisho kirekire cyane. And as he was preaching, mu gihe yabwirizaga, actually his heart, you can see his heart as he begins to preach. mu by'ukuri ubasha kubona umutima we mu gihe yari agitangira kubwiriza. Because when you read Matthew chapter 5, kuko iyo usomye Matayo ibice 5, the very first sentence he said, blessed are the poor in spirit. kuko yatangiye avuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. What does it mean? Ubwo birasobanura iki? Yeah, he said they are blessed because theirs is the kingdom of heaven. Yaravuze ngo barahirwa kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Poor in spirit. Ariko abakene mu mitima. And your theme says, first seek the kingdom of God and his righteousness. None insanganyamatsiko yanyu yari mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka So kwayo. Matthew chapter 6, he spoke about how hypocrites live or do their things. Muri Matayo ibice 6 yakomoje ukuntu indyarya zibaho, ukuntu zikora ibintu byazo. First of all, he said that the hypocrites do charitable deeds to be seen by men. Yaravuze ngo indyarya zigaragaza imbere y'abantu ngo zishimwe nabo. As they do good works, zikora ibyiza, they want people to see them, kandi zigamije ngo abantu babarebe, so that they can be recognized. ngo kugira ngo bamenywe.
or gain other profit. cyangwa se babyungukemo indi nyungu. But there he spoke about serving God and serving Mammon. Hari aho rero yavuze gukorera Imana no gukorera ibigirwamana. But in chapter 7, Mu bice 7 rero also it's the same, because he spoke about hypocrites who try to remove the speck from the eye of a brother. I think here he was talking about brothers and sisters. mu bice 7 yavuze indyarya zijya gutokora igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wabo. Aha hari yakomozaga ku bene data, Yet there is a prank in their eyes. mu gihe mu maso yabo ahubwo haba harimo umugogo. However, he starts saying, judge not. Gusa yatangiye anavuga ngo ntugace imanza. So if we combine all these words, Aya magambo yose rero yahurije hamwe, we can go back to the main saying, blessed are the poor in spirit. ushobora no guhita ugaruka aho byahereye, imvugo ibikubiyemo byose ivuga ngo hahirwa abakennye mu mitima yabo. Why? Kubera iki? When you are poor in the spirit, Iyo ukennye mu mutima, of course you seek spiritual things. koko uba ushimikiye gushaka iby'umwuka. Am I right? Niko kuri. But when you are poor in this life, Gusa iyo ukennye mu buzima busanzwe, I wish you be rich in this life and be poor in spirit. mbifurije ko mwaba abakene mu by'umwuka ariko wenda iby'isi mugahirwa. Because when you are poor in this life, ko muri ubu buzima iyo uri umukene, you get very busy with just material things. uba uhugijwe n'ibintu bifatika gusa. Did you see this? Iki mwarakibonye? Yeah. So Jesus spoke about being poor in spirit. Yesu rero yavuze ku kuba umukene mu mitima. I reflected in my heart back in 2005. Nabihuje n'umutima wanjye mu myaka ya 2005. By the grace of God, I received this poverty in my heart. Kubw'ubuntu bw'Imana nakiriye ubwo bukene mu mutima wanjye. I came to realize that I'm poor in spirit. Natahuye ukuntu ndi umukene mu mutima. I tried to look around to see if I can find someone who can help me to get rid of that poverty. Narashakishe ngo ndebe ko hari umuntu wankiza ubwo bukene. Especially wanted to be righteous. Byihariye nashaka kuba ukiranuka. If you read that chapter 5 of Matthew, iyo usomye ibice 5 muri Matayo, there is also a verse that talks about blessing of those who hunger and thirst for righteousness. hari ahanditswe ko hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. So when you combine this, you can understand what Jesus meant in Matthew chapter 6 verse that something. Rero ibi byose iyo bihuje umenye icyo Yesu yashaka kuvuga muri Matayo ibice 6 mu mirongo ya 30. As I was saying, I got this poverty in my heart. Nkuko nabikomojeho nagize ubu bukene bw'umutima. I said I'm not righteous. Naravuze ni ntago nkiranuka. Even when I see people around me, they are not righteous either. N'igihe nabonaga bankikije nabo nta bakiranutsi bari babarimo. So who can lead me? Who can guide me to achieve the righteousness? Naje kwibaza nese nzayoborwa nande ku kuba umukiranutsi. It was after 7 years when I was a Christian in the church. Hari hashize hafi imyaka 7, nyuma y'imyaka 7 mbaye umukristo mu rusengero. So I was wondering, what is wrong with me? Najyaga nibaza nese bipfira he. I prayed. Narasenze. I joined many activities of the church. Nihuje n'ibikorwa byinshi by'urusengero. I remember that I was a leader in the choir when I was in primary school. Nibuka ko nabaye umuyobozi wa korali nkiri no muri primaire. So I grew up in that situation. Nakuriye mu bihe nk'ibyo. Where I could join many choirs. Najyaga njya mu makorali menshi. When I say that I was a singer, some people they doubt. Hari abo mbwira ngo nararirimbye bakazunguza umutwe. Because of my voice now. Biterwa n'ijwi banyumvana. Do you know that I was
even a trainer of singers. ahubwo se mwanabyemera ko nari n'umutoza w'abaririmba ahubwo If you pay me, I can train you. munampembye ko nabungura byinshi ra Sometimes you don't know how to match your music and your voices. hari igihe umuziki munanirwa no kuwuza n'amajwi nkabyumva You need training. muba mukeneye kubitozwa Anyway, I grew up in that situation. nakuriye rero mu bihe nk'ibyo But time came and I was wondering what is wrong with me. igihe cyarageze nza kwibaza ariko se n'ibiki bitagenda muri njye The more I grow up, the more I feel that I'm a sinner. ko narushagaho kwisumbura mu myaka niko nahoraga niyumva nk'umunyabyaha So I tried different things I didn't do before, nageragezaga ibishya rero ntari narakoze mbere like to be intercessor, ngerageza no kuba umwinginzi because before I could just pray as usual. As mbere ho others. nasengaga nk'abandi But time came, I became an intercessor. ariko igihe cyarageze mba uwingingira n'abandi So I could join the group of those who are devoted to pray for others. nagiye mu itsinda rero ryari ryarahisemo noneho no kuba iri sengera n'abandi So we had many places to pray. twagiraga rero uburyo bwinshi bwo gusenga But the more I tried to search or to find the truth, the more I couldn't see it. ariko uko narushaho gushakisha ikiri ukuri niko ahubwo narushaho kugiheba From 2005 up to 2010, I hadn't seen anybody who is righteous. 2005 no gushyika muri 2010 nari narahura n'umuntu wabaye ukiranuka All people could tell me there's no righteous in this world. buri wese yaransubizaga ati isi se hari ukiranuka ubamo Unfortunately, I could not accept their answer since 2007, Ariko 2006. guhera muri 2006 ibisubizo byabo ntabwo nabyakiraga The reason why that answer was not satisfying me, kuko ibisubizo impamvu bitanyuraga it's because it was contradictory to the Bible and to the songs we sing. nuko zanyuranyaga na Bibiliya n'indirimbo ahubwo twiririmbiraga ubwacu By the grace of God, one day I read the Bible by myself. kubw'ubuntu bw'Imana nisomeye Bibiliya umunsi umwe Psalms 16 verse 3. Zaburi ya 16 I umurongo wa always 3 speak about this verse. uyu murongo mpora nkuvuga Maybe you will get tired of it. ahari muzandambirwa Will you get tired with this verse? uwo murongo muzawurambirwa But I love it. cyangwa murawukunda I love it because through this verse, I could seek the kingdom of God until I got it. muri uyu murongo nakomeje nshakisha ukuri n'ubushake bw'Imana amaherezo ndanabibona The Bible says, as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. biravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine I came to realize that there are saints on the earth. natahuye ko mu isi abera bahari Nobody told me so. nta muntu wabimbwiye ngo barahari Other people could tell me there is no saint on the world, on this earth. ahubwo abandi bajyaga bambwira ngo iyi si nta wera uyibamo All of us we are sinners. ngo twese turi abanyabyaha Starting from pastors. ahubwo byanaheraga kuba pasiteri aribo bavuga batyo Surprised. nkikanga One day I got chance to meet my senior pastor. umunsi umwe nagize amahirwe ahura n'umushumba wari utuyoboye wo hejuru We spent a night at my brother-in-law. twamaranye ijoro mu rugo rwa muramu wanjye And I asked him, ndamubaza Pastor, I have been asking this question. nti pasiteri maze igihe nibaza iki kibazo I don't know how I can be holy. ndamubaza nti sinzi uko nabigenza ngo mbe uwera I've been asking people how does a sinner become righteous, nimaze igihe mbaza uko umunyabyaha yaba ukiranuka but nobody answered me. ariko ntawe uransubiza iki kibazo Instead of answering, aho kunsubiza ahubwo he laughed at me. nawe yaransetse Then he had arangije say, who is righteous in this earth? nawe araseka ati ariko si ubundi ukiranuka muri iyi si uzamukura he
So how surprising. nawe antera kwikanga. Of course, because I read it by myself in the Bible, ariko nari narabisomye ku bwanjye muri Bibiliya, this answer could not satisfy me. ibisubizo nk'ibyo ntibyanyuraga. I kept on seeking to see if I can find the truth. nakomeje gushakisha kugeza aho nzabonera ukuri. One day in 2010, for the very first time, I met people who testify that they are righteous. mu mwaka wa 2010 ni ubwa mbere nari mpuye n'abantu bo babyiyaturira ngo twe turi It abakiranutsi. was my first time. yari inshuro ya mbere. I don't know you when you met them. sinzi buri umwe muri mwe w'igihe yahuriye n'ababyihamya ko ari abakiranutsi. For me, it's 14 years ago. ngewe hashize imyaka 14. I'm about, you know that I've lived 4 decades, almost. mushobora kwemera ko ngiye kubaho ikinyejana ibinyacumi bine ugagiye gushyitsa imyaka 40. Can you believe? murambona mukabona mwabyemera. So out of almost 40 years, rero hafi imyaka 40, only 14 years ago, that's when I met the first righteous person. ni ukuvuga ngo haciyemo gusa imyaka 14 aribwo mpuye n'uwahamamirije ko we ari umukiranutsi. When I heard this, igihe nabyumvaga, I didn't immediately accept that this person is righteous, nawe sinahise mbyemera ko yaba ari we koko, because I could wonder how. kuko nabwo naribazaga nisuyu yabigeze hati. My pastor says that he's a sinner. pasiteri wanjye ambwira ko ari umunyabyaha. Even the senior pastor of our parish, na paruwasi wari uyishumbye nuko yayihamyaga. even the legal representative of my church, ahubwo na representa w'urusengero nabagamo yari uko. all of them I knew them. kandi bose ndanabazi, nari mbazi. They were people who like to pray. bari abantu bakunda gusenga cyane. And whenever they pray, kandi igihe basengaga, they could ask forgiveness of sin. nabo basabaga imbabazi z'ibyaha byabo. Do you think you can ask forgiveness of sins without sins? ese ubwo ukeka ko umuntu asaba imbabazi z'ibyaha kandi ntabyo agira? Do you ask forgiveness of sins without sins? wasaba imbabazi z'ibyaha kandi ntabyo ufite? Who ask forgiveness of sins here? ese ninde muri twe ujya wisabira imbabazi z'ibyaha bye? If you are here, please uramutse put your uraha hands up. wadufasha ugasubiza. ninde muri uraho ujya usaba imbabazi z'ibyaha bye? Nobody here? ntawe ujya usabira imbabazi z'ibyaha bye? No one asked forgiveness of sins here? ntawe wigeze anazisaba ariko? Okay, did you ask forgiveness of okay, sins? mwasabye Imana imbabazi z'ibyaha byanyu? Yes. Why did you ask forgiveness of sins? Well, Is it because you had sin or you didn't have sin? mwazisabiraga iki? nuko ibyaha mwabaga mubifite cyangwa nuko byabaga bidahari? Yeah, when you have sins, you have to ask forgiveness of sins. Birumvikana nyine niba ibyaha ubifite uba ufite kubisabira n'imbabazi. I never blame people who ask forgiveness of sins. njye sinigeze nenga abantu basaba imbabazi z'ibyaha byabo. When I meet them, ahubwo igihe nahuraga nabo, even now when I meet them, iyo mpuye nabo n'ubu ndetse I tell them it's okay. ndababwira nti bitwaye iki? Until now, this is the way you know. kugeza ubu niyo nzira uzi gusa. Yes, you could ask forgiveness of sins because you have sins. yego mujye muzisaba ko ibyaha murabigwije. But what if you realize the way that can remove all of your sins? ariko igihe uzamenyera inzira yagufasha kubikuraho byose, Can you still need that way to ask forgiveness of sins? ntiharya ubwo uzaba ugikeneye ya nzira yo kubisabira imbabazi nayo? No way, right? ntabwo ari si byose. So people ask forgiveness of sins because they have sins. abantu basaba imbabazi ibyaha byabo kuko baba babifite. And those who don't ask forgiveness of sins, abatasaba imbabazi rero, you have to ask them why. nabo mujye mubabaza impamvu It's because they batazisaba. don't have sins. ese ntabyo baba bafite? In other words, mu yandi magambo, they don't have sins to
forgiveness. nta byaha basabira imbabazi ariko baba bafite. Anyway, for the very first time I met a righteous person. Uko biri kose nahuye n'ukiranuka bwa mbere, And that day we argued much. gusa uwo munsi twagiye impaka cyane. It was like 30 minutes prayer at the World Camp. Hari nk'iminota 30 mbere ya World Camp. As soon as I entered in a tent which was in Nyamirambo, nkinjira mu ihema hari i Nyamirambo muri Saint Andre, 2 men approached me. hari abagabo babiri banyegereye. I don't like to mention them, Sinjya nkunda kuvuga amazina yabo, but they are the one who actually stirred my heart for the very first time. nibo bantu bavuruza umutima wanjye ku nshuro ya mbere. Actually, I love them. Gusa ndanabakunda. One, you may know them. One is Sultan. Muramuzi umugabo umwe bajya bita Sultan. Another one is Christophe. Hari undi nawe witwaga Christophe. Do you know them? Abagabo mubaziho. So they approached me. Baje bansanga. I was sitting in many chairs, white chairs, twari twicaye mu ntebe zera, waiting for other people who were coming for the welcome. turindiriye abandi nabo ngo baze bitabiriye ingando cyangwa igiterane twari dufite. And 2 of them attacked me. Babiri ro banshyira hagati. So we started arguing. Dutangira kujya impaka. When they told me that they are not sinners, they are righteous, igihe bo bambwiraga ngo ntago ari abanyabyaha babaye abakiranutsi, I said, no, I am a sinner. nababwiye yanjye ndi umunyabyaha. They asked, why do you say that you are a sinner? Barambaza bataye kubiterwa n'iki kwihamya kuri It's umunyabyaha. because I commit sins. Nabasubiza nti mbiterwa n'uko mbikora. They read me one verse in Romans. Bansomera umurongo umwe wo mu Baroma. I'll read it for you. Nawe mwenda bubasomera. Romans chapter 7. Ni mu Baroma ibice 7. It's the testimony of Apostle Paul. Bwari ubuhamya bw'intumwa Pawulo. Romans chapter 7 verse 20. Abaroma ibice 7 umurongo 20. It is written, now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. They told me, you are not the one who commits sins. Barambwira bati si wowe ujya ukora ibyaha. How come you judge yourself? Ugaruka kwiciraho urubanza ute? How come you condemn yourself? Kuki wikondana? I was confused. Barancanganyikisha. With that confusion, I left them after the camp. Nabatandukanye nabo mfite urwo rujijo. Of course, we met before the camp that time, and I joined the camp. After the camp, I left. Nahuye nabo camp cyangwa inganda igitangira, nyuma yayo ndagenda ndataha. But throughout the camp also there is another word which challenged me. Ariko nyuma ya camp nabwo hari ijambo ryahozeho. Mu bihe bya camp. One word is Genesis chapter 6 verse 5. Iryo jambo riboneka mu itangira ibice 6 umurongo wa 5. And Isaiah 55 verse 8, verse 7. No muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 7. Genesis chapter 6 verse 5 talks about my heart. Itangira ibice 6 umurongo wa 5 hagaruka ku mutima wanjye. The Bible says that all intents of my thoughts are only evil. Aho haranditswe ngo kwibwira kose umutima w'umuntu utekereza ni kubi gusa. Not until today. Kandi ntabwo ari mubi kugeza uyu munsi. Not until I receive salvation. Nta nubwo wabaye mubi kugeza aho nakiririye agakiza. But the Bible says continually. Ahubwo birivuga ko ari mubi kugeza ku iherezo. Forever. Iteka ryose. And Isaiah chapter 55 verse 7. Hanyuma muri Yesaya ibice 57 umurongo wa 7. The Bible says tells us to forsake our thoughts. Biri ihatubwira ngo tureke ibitekerezo byacu. So I totally got confused. Ibyo byose byatumye burundu ncanganyukirwa. On one hand, I said maybe this is the new colonialism. Uruhande rumwe naravuze nti bishobora kuba ari ubukoroni mu buryo bushya bushobora kuba buje. Went back discussing this issue. Twatashye twese turi kubisubiramo.
I was with some students from Huye. nari kumwe n'abanyeshuri bigaga i Huye. They said, "You see, these people they are telling us to forsake our thoughts, Twagiye bavuga bati dore ababigisha bari kutubwira ngo imitekerereze yacu tuyijugunye, but you can't guess what is behind this. nimushaka mukeka icyaba cyishe inyuma y'izi nyigisho. If you forsake your thoughts, None se ubu koko ibitekerezo byawe nubijugunya how can you live? ubwo uzabaho ute koko? Of course, we live with others' thoughts. Ubwo birumvikana uzajya ubana n'ibitekerezo by'abandi ari bagutekerereza. Am I right? Siko kuri? So I said, this is new colonialism. Tuti rero ubukoroni bushya burabonetse. Maybe it's a new trick of Koreans. Baravuga bati ahari banza ari amayere y'abanyakoreya, They invented their colonialism. bakaba nabo bahanze uburyo bwo gukoroneza. Did you think like this? Ese hari undi wigeze muri mwe abitekereza gutyo? Yes. So, but because of what I heard from those guys, the two guys from the beginning, Ariko bitewe n'ibyo nari numvanye babagabo babiri ibintu bigitangira, and I read the Bible, nkanasoma Bibiliya, and remember, I had read Psalms 16 verse 3. kandi mwibuke nkaba nari narasomye Zaburi ya 16 umurongo wa 3. All these things couldn't allow me to stop by them. Ibyo byose ntibyankundiye ko nsubikira aho ngaho. In the month of November, the year 2010, Umwaka wa 2010 mu kwezi kwa 11, I have my stepsister who lives in Gikondo. mfite mushiki wanjye mwene wacu uri i Gikondo. I decided to go there and live there for a while, Nanzuye kuzajya iwe nkahaba igihe runaka so that I can get chance to come here. kugira ngo mbone amahirwe azajya atuma ngera aha ngaha. So almost every day I could come here. Rero hafi ya buri munsi najyaga nshyika aha hantu. I joined the Korean class. Njya mu ishuri ry'igikoreye. But do you know what I wanted? Muzi ikintu nashakaga ariko ubundi It's not Korean. ntabwo nashaka kwiga igikoreye, It's not even other things. nta n'ibindi nari ngendereye. People may come here with different reasons. Ni nk'uko abantu bazanwa aha n'ibintu binyuranye. But for me, I wanted to check in details the people who followed these Koreans. Ahubwo njye nari nzanywe no kwimbika nshakisha impamvu abantu baba barahisemo gukurikira iryo tsinda I ry'abanyakoreya. want to check in their hearts if really they have that faith or if it's just words. Nashaka kugenzura mu mitima y'abantu ntese uko kwizera kubarimo cyangwa ni amagambo yo bavugisha umunwa gusa. I wanted individual fellowship, though I didn't know what is fellowship. Ubundi nari ngendereye icyitwa ubusabane bwihariye umuntu ku wundi, nubwo ibyo bihe ntari nanazi ubusabane icyo ari cyo. I met Pore. Nahuye n'uwitwa Pore. Individually, I met Theoneste. Byihariye nganira n'uwitwa The Theoneste. very first day I met Pastor Cole. Ni nayo nshuro ya mbere nahuye na Pastor Cole. So I kept on just taking one by one to check their hearts. Nagumye kugenzura buri umwe mbihuza n'ibyundi kugira ngo ndebe. I want to see if really they have this faith in their hearts, Nshaka kureba mu by'ukuri ibintu bibari mu mutima or if it's just speaking. cyangwa ni ibintu bapfa kwatura. Because even me, I used to sing that, but in my heart it was not there. Kuko ibyo natwe nanjye narabiririmbye ariko mu mutima nta byarimo. And until then, I can say that God allowed me to think about the righteousness, though I didn't know it. Mu by'ukuri Imana yari yarankundiye kugutinda kwibaza ku kirebanye no gukiranuka nubwo kukugiraho ntako nari mfite. But there is something that opened my heart. Ariko hari ikintu cyaje kumfungura umutima. The first Sunday I attended service here, Inshuro ya mbere ku cyumweru nitabira iteraniro ryari hano. I asked Pastor Ko two questions. Mbaza Pastor ko ibibazo bibiri.
I don't know why these days, but that day he was the one who was reading the Bible study at veranda. Sinzi muri iyi minsi impamvu, ariko icyo gihe niwe wiyoboreraga inyigisho z'ubutumwa ku ibaraza And I hariya. was happy that day that I could challenge him. Icyo gihe natashye nishimye ndamuburanije, ariko I knew that those two questions are very difficult to answer. nari nzi ngo ibyo bibazo byombi biragoye kubisubiza. I read him 2 verses Hari 20 namusomeye, and I asked him 2 questions. na bukomozaho kumubaza ibibazo bibiri. But he read me many verses I can't remember. We But each verse could answer me 10 times than the answers I needed. ariko yansomeyeho imirongo ntanibuka myinshi, ku buryo buri kibazo cyasubizwaga nk'ubwikuba inshuro 10 kuruta uko nabyibwiraga. I didn't receive salvation that day, Gusa uwo munsi nta gakiza ntahanye, but I was answered. ariko ibyo bibazo byo nari nabisubijwe. Do you know which questions? Ese murabizi ibyo bibazo ubundi? Do you want to know them? Mufite amatsiko? Okay, the first one I already told you. Icya mbere cyo nari nanakibabwiye, It was about Psalm 16 verse 3. cyarebanaga na Zaburi ya 16 umurongo wa 3. So I want to know how a sinner can become righteous, yet he or she is on this earth. Nashaka kumenya ese umunyabyaha ahinduka tukiranuka kandi akiri kuri ubu butaka. The second question is written in John. I was also to read you this verse at the end, but let us read it. Undi murongo uri muri Yohana, nubwo nari nagennye kuwubasomera nsohoza, ariko reka mubasomere mbere y'igihe. First John chapter 5 verse 16. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 16. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and he will give him life for those who commit sin, not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that. He should pray about that. Nabona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha, nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari byo kubyicisha. Hari icyaha cyicisha, si cyo mvuze ko agisabira. I asked him, Ndamubaza, what is sin that leads to death, and what is sin that cannot lead to death? ni ikihe cyaha gicisha umuntu, ni ikihe kitamwicisha? Because these two questions I had been asking pastors, deacons, evangelists, but nobody had answered me in the way I can be satisfied. Kuko ikibazo nari narakibaje abapasiteri, abadiyakoni, abavugabutumwa, imisubirize yabo nta n'umwe wari warabashije kunyura. But that day I was satisfied. Gusa uwo munsi wo natashye nyuzwe, But I didn't receive salvation. nubwo nta gakiza nacyuye. I had to check if it is only his faith, or if also the people I see here, they have that faith. Nari nkigenzura niba ari ukwizera kwe kwihariye cyangwa nabo namubonanye nabo bagufite. It took me other 3 months. Niyongeje andi mezi 3. November, December, it's 2 months. Nabiri ariko kwa 12 n'abiri. In January 2011, Mu kwa mbere muri 2011, without me even planning, nta nubwo nari nabishyize mu migambi yanjye, because all people I met could give me their testimony, they could preach the gospel to me. ukaba nahuye nabo bambwira ubuhamya bwabo, bambwiriza ubutumwa. The time came and all questions were finished. Hari igihe nageze ibibazo nabazaga biranashira, I had no question to answer. nta kibazo nari nsigaje kitasubijwe. I was even
in the position to answer those who ask questions. ahubwo njye nari mu cyanya gisubiza abandi rubanda bari kubaza ibibazo I mba started nabasubiza to mobilize people so that we can go together to preach sinners. ahubwo najyaga nkusanya abantu nimwanteye inkunga tukajya kubwiriza abanyabyaha. One day I invited Pastor Ko to my hometown. hari umunsi natumiye pastor ko mu cyaro cy'iwacu He came with a van of around 10 people. azana ni van yarimo abantu hafi 10. I don't remember all, but I remember him, Pastor Blaise, Deaconess Mary, sinibuka abantu and a gents called, we call her Keza. simbibuka bose ariko mwibuka azana pastor Blaise, Deaconess Mary na umuvolonteri witwaga Keza. Keza was my teacher, Korean teacher. Keza uwo rero ngo yari umwarimu wanjye w'igikoreya. And I can say that that class also was special. Nubwo iryo shuri naryo nabonye ryari ryihariye. I mean the gents class of that year. Icyo cyiciro cy'abakoranabushake ntago cyari gisanzwe. They were very expert in I don't know if I can say meriting the hearts of people. bari bihariye mu kwigarurira imitima y'abantu no kuyishongesha. For people to receive salvation, they have to open their hearts. kandi burya umuntu kwakira agakiza wasabwe gufungura umutima. If you are a preacher, you should make people open their hearts first of all. niba uri n'umubwiriza uzabanze ukora ko gufungura umutima w'ubwiriza. Because if people close their hearts, abantu nibayifunga, yes, you may preach to them and they get to understand everything, but it will stay in their brain. bazakumva bakumvane byinshi ariko bigume mu bwonko. But those people, they're good at opening the hearts of people. ariko iryo tsinda ryari ntagereranwa mu cyo gufungura imitima y'ababumva. So the day I thought I needed to preach other people, it's the day I received salvation. umunsi rero nagambiriye ngo ngiye kubwiriza rubanda bandi ahubwo nanjye niwo munsi nakiririyemo agakiza. It was on 8th January 2011. yari itariki 8 z'ukwa mbere muri 2011. That day, Hebrews chapter 10 verse 17 entered my heart. uwo munsi niho abaheburayo ibice 10 umurongo wa 17 hinjiye mu mutima wanjye. My sins and my lawless deeds God will remember them. haranditswe ngo ibyaha byanjye n'ubugome Imana ntizabyibuka ukundi. Not because God maybe went crazy, ntago ahari bishingiye ngo Imana yasaze, but because he paid all of my sins. byashingiye ko yamaze kunyishyurira ibyaha byanjye byose. Hallelujah. Hallelujah. This is the true gospel. iki ni cyo cyitwa ubutumwa bw'ukuri. So we read Matthew chapter 7. twasomye rero muri Matayo ibice 7. Matthew chapter 7 verse 8. umurongo w'8. Matayo ibice 7. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushaka abona, n'ukomanga akingurirwa. When you are sinners, iyo igihe twari tukiri abanyabyaha, there's a time God gives us hunger and thirst for righteousness. hari igihe Imana yaduhaye inzara n'inyota byo gukiranuka. There's a time God makes you poor in the spirit. hari igihe Imana yagushyize mu cyanya ko kuba umukene w'iby'ubugingo. That is called, it's called his kindness. icyo cyitwa ineza yayo. And this kindness leads you to repentance, kandi iyi neza yayo ni kuyobora ku kwihana, whereby you repent and receive the word of God. aho wihana hanyuma ukakira ijambo ry'Imana. So that's why Jesus said, blessed are the people who are poor in the spirit. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo barahirwa abakene, abantu b'abakene ariko mu mitima. Because at time there is everything.
Yego ibintu byose byarateguwe. Because in the kingdom of God and his righteousness, Mu bwami bw'Imana gukiranuka kurahari. it is different from this world system. Kandi ho hanatandukanye n'imikorere y'iyi si. When you read Matthew chapter 22, Iyo usomye muri Matayo ibice 22, Jesus said you can consider it like a king who had a marriage of his son. Yesu yavuze ku bwami bw'ijuru twabugereranya n'umwami wateguraga ubukwe bw'umuhungu we. And he invited all people Hanyuma atumira abantu bose. with one slogan. Kandi akabatumira afite insangamatsiko imwe. All things are ready. Ivuga ngo ibintu byose byiteguwe. Hallelujah. Hallelujah. That is the kingdom of God. Iryo nibwo bwami bw'ijuru. So, who came? Haje bande? There are those who seek for meeting the king. Hari abashaka guhura n'umwami. There are those who seek for attending such a special event. Hari abantu bashaka koko kwitabira ibyo birori bidasanzwe. There are those who are poor. Abo bantu ni abakene. Amen. Amen. And those people came. Abo bantu nibo baje. So this is like the kingdom of God. Uku niko ubwami bw'ijuru bumeze. That's why those who are hungry and thirst for the righteousness, Dore abo bari bafite inzara n'inyota byo the gukiranuka. Bible says they are blessed Birira bavuga ngo barahirwa. because they be filled. Kuko abo bantu bazuzuzwa. They receive the righteousness of God. Bazakira gukiranuka In kw'Imana. other words, they be righteous whatsoever. Mu yandi magambo nta kabuza bazaba bakiranuka. Hallelujah. Hallelujah. That is how we became righteous. Nuko twabaye abakiranutsi. Yeah, what God did is to make us poor in spirit. Imana yakoze nukubanza kutugira abakennye mu Is to mwuka. put us in the position where we can be blessed, we can receive his blessings. Nukuba mu cyanya cyaho twakira imigisha yayo. And we received that blessing. Hanyuma uwo mugisha tuza kuwakira. Amen. Amen. So, when you are not poor, Igihe tutari abakennye you have many things to judge. twari dufite byinshi byo gucamo imanza ahubwo. That's why in chapter 7, Nayo mpamvu mu bice 7 the Bible starts saying, judge not. hatangira kubwira ngo ntugace imanza. Because only hypocrites can judge. Kuko ibi byahariwe indyarya nizo zifite umwanya wo guca imanza. First of all, they judge or they do something or charitable deeds Kuko before men, bakora ibintu bisa n'iby'urukundo babigirira abantu. and they judge those who don't do. Ubwo rero bahindukirana abatabikora bakabacira imanza. Not because they want to serve God. Kandi nabo si uko baba bashaka gukorera Imana. The Bible has a special word. It's called mammon. I don't know if you will know what it means. Biriya hari imvugo ivuga, sinzi niba muzi icyo isobanura. Nanjye ntago You nkizi. can serve one, but you cannot serve two. Haranditswe ngo nta wakorera abami babiri, wakiranuka kuri umwe undi ukamucumuraho. So what God is telling us here, Ubaha Imana ibitubwira iki? when you are poor in the spirit, Mu gihe turi abakene mu mwuka, we can find all things because they are ready in the kingdom of God. byose wabibona kuko mu bwami bw'Imana biruzuye. But they are taken by those who are ready. Ariko ibyo bijya bifatwa n'ababyiteguriye. There are those who seek for them. Barahari ababa bafite inyota yabyo, Those ababishaka. who are poor, who are hunger and thirsty. Ni babandi babikeneye, bafite inzara n'inyota yabyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Deuteronomy chapter 4. Gutegekwa kwa 2 ibice 4. Deuteronomy chapter 4 verse can read verse 29. Gutegekwa kwa 2 ibice 4 turasoma umurongo wa
wa 9. Can you read it in Kinyarwanda? Reka tubisome mu Kinyarwanda. Aravuga ngo wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa ibyo amaso yawe iminsi yawe yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abakuru bawe. Verse 29, you read verse 29, Turasoma chapter 4. ibice n'umurongo wa 29, ntabwo ari umurongo w'Icyenda, ariko niba ushakira y'Uwiteka Imana yawe uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Yes. Here the Bible says, but from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Biravuga ngo ariko niba ushakira y'Uwiteka Imana yawe uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. As I said, God gives us hunger and thirsty Nkuko nabivuze, Imana iduha inyota n'inzara so that we can live as poor in the spirit. kugira ngo tubeho nk'abakennye mu by'umwuka. The reason why is because God knows that though all his blessings are ready, Imana ibiterwa n'uko ibizi ko imigisha yayo yose yiteguwe, but people are not ready to receive them. ariko abantu bo ntibiteguye kuyakira. That's why God also does the work to make them ready. Ni nayo mpamvu ikora umurimo Imana yo kugira abantu abiteguriye ibyo. First Chronicles chapter 16 verse 11. Mu ngoma za mbere ibice 16. You can also read this verse. First Chronicles chapter 16 verse 11. Ingoma za mbere ibice 16 umurongo wa 11. Here the Bible says, seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Haranditswe ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso h'iteka ryose. So, what do you seek? None mwe mushaka iki? I know that you are very busy Ndabibona ko mujya muba muhuze seeking the means of life. mushaka imibereho. It's okay to do that. Nabyo si bibi, But if your heart is occupied by those things, ariko imitima yanyu nihuzwa n'ibyo bintu, how can you meet God? ngo Imana muzahurira he? The Bible says, seek the Lord, Iravuga ngo mushake Uwiteka, seek his strength, mushake imbaraga ze, seek his face. mushake kandi mu maso he. Because whoever seeks finds. Kuko handitswe ngo ushaka wese abona. So if you seek the Lord, Mushaka Uwiteka, you find him. muzamubona nta kabuza. The way you received righteousness of God, Kandi uko mwakiriye gukiranuka kw'Imana, I hope that you also live the true spiritual life. niringiye ko ari nako mwanabaho ubuzima bw'umwuka bw'ukuri. Yeah, Jesus said, do not judge. Biravuga ngo ntugace imanza. 1 John chapter 5 verse 16. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 16. That verse teaches us unity. Uwo murongo ujya utwigisha ubumwe. Last Sunday we learned about unity, Kandi ku right? cyumweru cyashize twize ingingo y'ubumwe, siko biri? If a brother sins, Ngo umuvandimwe mwene data nacumura. actually a brother cannot sin a sin that lead to death. Ariko ukuri ni uko umuntu wavutse ubwa kabiri mwene data atakora icyaha kimurimbura. You know this? Icyo murakizi? If you are a brother or a sister, Niba uri mwene data uri mushiki wacu, all sins you sin, ibyo byaha byose wakora none can lead you to death. nta kikujyana kukurimbuka. So if I see you sinning, Rero ninkubona ucumura, the Bible says, biravuga ngo I pray for you. ngo ngusabire.
Do you sometimes pray for each other? ese rimwe na rimwe mujya musabirana? There are some brothers and sisters hari bene data bamwe na bashiki bacu who drink alcohol bajya banywa ku icupa and they become drunkard. bakanatsinda pe. I know some. hari abo namenye. Probably there are those who commit adultery. I don't know them. bishoboka abasamba nabo ntabo namenye. And other sins. hari n'abacumura mu bundi buryo. But if you happen to see them, uramutse ubonye nk'uwo, how can you solve that problem? ngo icyo kibazo gikemura ute? Some people, they close their hearts. hari abahita bafunga umutima. They say, I will leave this church. bakavuga bati iri torero ndarisezeye. In all places you find those people. ariko aho uzajya hose abantu nk'abo uzababona. But the Bible says, ariko Bibiliya iravuga iti, judge not. guca urubanza si ibyawe. Because if you see a brother sinning, a sin that cannot lead him or her to death, ahubwo mwene data uwo numubona acumura ibitamurimbuza, you pray for them. ujye ufata umwanya umusabire. In the kingdom of God, mu bwami bw'Imana, to those who seek the kingdom of God and his righteousness, abashakisha gukiranuka kwayo n'ubwami, their lifestyle is different from worldly people. ubuzima bwabo, imibereho yabo inyurana n'ab'isi. That's why they live a peaceful and happy life. ni nayo mpamvu babaho ubuzima bw'amahoro ndetse n'ubuzima bwishimye. Amen. Amen. So I will read one verse and conclude. ndabasomera umurongo umwe nsoza. Isaiah chapter 40. Yesaya ibice 40. I wanted to talk about the righteousness of God in another angle, but time cannot allow me. nari nashatse no gukomoza ku gukiranuka kw'Imana mu buryo bundi, ariko igihe nticyabinkundiye. Let me read you this verse and conclude. reka mbasomere iyi mirongo ahubwo nsoze. Isaiah chapter 40 verse 10. Yesaya ibice 40 n'umurongo wa 10. No, 41 verse 10. Nyihanganire ni ibice 41 umurongo wa 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God, and I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. So you may face a problem, a personal problem. uzahura n'ibibazo byawe bwite byihariye. You may face the problem caused by others. uzanahura n'ibibazo byatejwe n'abandi. But the Bible says, ariko Bibiliya iravuga ngo God's righteousness, gukiranuka kw'Imana it is also his right hand kuri mu kuboko kwayo kw'iburyo, that can uphold you. kandi uko niko kukuramira. Moreover, when you go home, you read 2 Samuel chapter 23 verse 5. nutaha wisomere muri Samweli wa kabiri ibice 22, chapter 23 verse 5. umurongo waho wa 5. This verse will tell you that the promise you received umurongo uravuga ngo isezerano wakiriye contains everything. ngo riba ryuje ibintu byose. You can read that verse when you reach home. nugera mu rugo uwo murongo wisomere. So I'm sorry, time. munyihanganire igihe cyatujyanye. We shall have a short time to give offering a tithe. bugire umwanya mutoya wahariwe gutanga ituro n'icyacumi. If Diodon is around, he can help us in one chorus. reka Diodona dufashe mu korasi imwe.
We have two of